Nakubajije ukimbona KEZA ushika utwereka umwana ngaho unyumvire rero urambwira ngo ya ngo demaye ntago ndabyarana n'inda mfite ndambwira ni Yesu niwe utanga urubyaro humura mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane atambuka nk'inyenyeri. Amen. Ngaho nkweretse urugo rwa YAKA na muramukazi wacu ngaho bana nabo icyo basabiye n'umugisha kuwiteka uzabahe kubyara hungu nakobwa mana nutwereka uruhinja tuzashima izina ryawe. Amen. Yes, nizere ko mumeze neza kandi nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza, nizere ko Imana ikomeje kubandebera icyoroshye, nizere ko ubuzima bukomeje kugenda neza. Ndi Gicumbi, ndi kumwe na KEZA, ndi kumwe na mushiki wa YAKA MWANA ngo bamwita AKA Wasifa. Bimeze bite? Bimeze neza cyane. Uri kumwe na muramuka? Ndi kumwe na muramukazi wanjye mwita Sifa. Yambuje ngo sinkamwite mu izina ariko ndi gupresenta. Muramukazi wanjye yitwa Sifa ntago nongera kurivuga. Niwe mushiki wa YAKA? Niwe mushiki we mukuru. Mukuru. Sifa tuguhaye ikaze. Urakoze. Nitwa Mutesi Ange. Irindi nkitwa Sifa. Nishimye mwadusuye. Twishimye cyane. Muramukazi wanjye sibwo bwa mbere yaraje hano. Ariko n'ubundi yagarutse. Twishimye cyane rero Imana ibaho umugisha. Uramubona ute KEZA? Nsanzwe muzi n'umwana mwiza turaziranye cyane. Umwana mwiza naramukunze yubaha umuryango. Yubaha umuryango banamuhaye inzu. Banamuhaye inzu. Papa ni inka arayitanga. Ni inka arazigabana. Arazigabana. Arazigabanya arazigabira. Arazigaba. Agaba inka. Ni umubyeyi ukunda kugaba cyane. Ikibazo cy'amatsiko wabaza KEZA tugitangira ikiganiro ni ikihe? KEZA ikintu nshaka kumubaza yampamagaye kuri telefone arambwira ati nje kugusura ariko ntabwo narinzi ko YAKA ari ibibazo bagiranye ariko YAKA buriya hari ukuntu twabigenjeje twagiye mu miryango dusa n'abamucyaha. Inama wagira KEZA? Inama namugira kugira ngo ajye yihangana. Kuri ino si turi mu bigeragezo kandi ngo z'iki gihe ni ibibazo. Amubwira nkamushishikariza kujya yihanganira buri kimwe cyose. Wenda ko we wamutanze mu gushaka urugo ruba rumeze gute? Wamubwira ko urugo rumeze gute wenda uri nk'umuntu ugiye kumugira inama? Urugo ni ukwihangana kandi ugasenga cyane kuko turi mu minsi y'imperuka. Ariko disi wivugira gahoro. Kuki uvuga gahoro se? Komeze kwijwi ryanjye ringana. No ubwitonzi bwinshi. No kwitonda. Ko wabonye muramuka? Oya usibye na muramukazi wanjye rigandi muri Yesu. Yesu njye ntabwo anyemerera gusakoza. Uvuze ibya Yesu uranyibutsa. Hari akantu akubajije ngo ni ikihe kibazo wambaza? Nkiza wambwiye ngo ukimbona. Wavuze ire jambo kuki utarivuze? Okay, nakubajije ukimbona KEZA ushika utwereka umwana ngaho unyumvire rero urambwira ngo ya ngo demaye ntago ndabyarana n'inda mfite ndambwira ni Yesu niwe utanga urubyaro humura kandi numvise wowe ibintu byo gusenga ushobora kuba waragize kuba pasiteri cyangwa se umukozi w'Imana nkuko wabivuze rero nyine wenda Imana nitanga urubyaro. Urashaka kusaba ngo bagusengere? Nta masengesho burya nta munyagara w'amasengesho ba.
umuntu wese yagusengera kandi ntabwo buzi ijwi Imana izumva nyiraryo. Nshobora kuvanga akansengera ugasanga amasezerano arasohoye kandi umupasiteri runaka yaransengeye bikanga, numvishe nyine nawe avuga ibintu by'Imana kandi iki kibazo koko ngifite. Urumva tumaze igihe nageze na papa arambwira ati se ko mbona nta kuntu bimeze bite mwana wanjye, so ubu icyo gihe urya iminwa buri cyo uvuga. Rero urumva kuba namusaba ko yansengera cyangwa twasengana gurya barikoze. Nitujya kugana ku musozo w'ikiganiro ndibaza ari bugusengere, nagira ngo nkwibarize nka Keza, nka muramu wawe na muramukazi wawe, ni igiki mu byo mwaganireho byinshi, ni igiki umwigiraho? Ikintu cya mbere yangishije yarambwiye ati iyo ushatse uhera kuri famiye. Noneho umuryango washatsemo umuntu wa mbere uheraho ni muramukazi wawe. Nagize amahirwe ntibyangoye, nasanze muramukazi wanjye nawe atagoranye cyane, nawe n'umwana mwiza wumva. Arambwira ati uzahere kuri muramukazi wawe, ngewe ujye ku bandi bashiki b'umugabo wawe, nyine wubaha umuryango washatsemo. Nimba ugiye iwanyu ugomba kugendana n'ikinyamupfura cyinshi kuri discipline, sibyo? Ibyo bindi by'ubunyamugi ukabisiga iyo waturutse. Yangira inama nyinshi, anyigisha kwihanganira umugabo kuko we yarashatse afite umugabo n'abana. Kwihanganira umugabo, ibyo umugabo byose yagukorera aho ugomba kugeza nimba mwashwanye, n'utuntu twinshi yajyangiramo inama. Niyo mpamvu rero navuze nti reka negere na papa wabo databukwe tuganire, anganirize na mabukwe namubonye, twaganiriye bose byibura kuko iyo washatse urumva nanjye nta gihe kindi ndabimaramo, uba ukeneye izindi nama ku ruhande. Nta muntu wihaza mu bijyanye n'inama, wenda duke mfite mbasha kubyitwaramo neza ariko nkeneye izindi. Muzehe twaganiriye ayambwiye uburyo nzajya nitwara, nanjye mubwira Yaka ko adashobotse akundi iki abagore nje ntabwo nageze mbihisha. Kuba naregera papa we cyangwa mushiki we nta kosa nakoze kuko ni umwana baramucyaha. Byibura cya gitsure papa we yavuze ati mwana wanjye suzongere kugira gutya Keza, ajya kubikora byibura akavuga ati papa yarambujije. Twaganiriye byinshi, nishimye, nahakuye izindi nama nyinshi zitandukanye kandi no gutahanzagaruka. Si mukibona Keza bwa mbere ku munsi wa mbere byagenze ute? Keza yaje azanye na Yaka ariko aje kwerekana umugeni wabo. Tukibona Keza twarishimye cyane kuko Yaka ntabwo twari tuzi ko afite umugore, ariko bari barashakanye mu ibanga, baza noneho kubitwereka, twarishimye. Mwarishimye? Wumvaga ko yakazashaka umugore umeze nka Keza? Ibintu byose birashika. Wumvaga ko hazaza umugore umeze nka Keza ukuzi brother wawe? Oya, none hari icyabaye se umugabo. None urabona musaza wanjye namuvuga nabi, ni mwiza. Nicyo Yaka ni mwiza cyane. None kubera iki Keza we yamwemeye se? Niko yabonye ko ari mwiza. Ushobora kuba mwiza birenze kuko abantu bose ntabwo banganya ubwiza, ariko none ntabwo urabona umuntu ushaka ikimuga kandi hari undi muntu muzima. None kubera ko aba yashatse uwo muntu w'ikimuga, no kubera Uwiteka aba yabishatse, yabikeneye, yabyemeye, ikabahuza. Kandi Imana yabahuje nta kindi kintu wakongeraho. Yes, ni ukuvuga ngo mwarishimye, Yaka mwabonye umugeni aramubereka ahangaha igicumbi aramuzanye. Keza atashye wasigaye utekereza iki? Keza atashye asigaye wowe wasigaye utekereza iki? Ntiwavuze ati buriya Keza ashobora kuzanga Yaka cyangwa bakamumutwara? Oya, ukuntu nabonye ari Imana yabikoze. Ndavuga ni kubera ko Imana yabyemeye ko Keza abana na YAKA MWANA. Yesu wacu azakomeza n'ubundi abarinde babane. Yesu azakomeza abarinde. Ariko ngo ko numva uvuga Yesu cyane, uri umupasiteri, uririmba muri korali, bimeze bite? Ntabwo ndi pasiteri ariko ndi umuntu usenga, ndasenga. Sengera muri ADPR. Usengera muri ADPR? Ko Yaka asaze kuririmba wasanga naye hari akaririmba k'Imana kiringara wabuze.
oya ntago nziringara. uzi indirimbo y'igiswahili ariko? Oya ntabyo nzi Kinyarwanda. Kinyarwanda. Nacyo nakuraza ko katuririmbiraho. Wenda wowe ntago usenga ubundi? Nge ndasenga. Keza ni umusiramu bari mu gisibo. Uri umusiramu? Oya ubundi hose aho ugeze bavuga Imana. Wenda reka nkwibarize ho gatonya, Yaka ni muntu ki? Wenda nkawe nka mushiki we uramuzi kuturusha twese, Yaka ni muntu ki? Icyo nzi nuko ari musaza wanjye, ntabwo nzi icyo ari cyo kubera ko ni musaza wanjye, turamukunda, ni na musaza wacu mukuru. Ubwana bwa Yaka bwari bumeze bute wenda nubwo akuruta? Kubera ko ntabwo namubyaye, uwamubyaye niwe ubizi. Ubu ntabwo ubizi, ntabwo mwigize mureranwa? Ariko ngenda mukurikira, ntabwo nkurikira. Uramukurikira? Yego. Ariko niwe umukurikira se ubu ngubu nimba waragize nk'imyaka 10 cyangwa 5, Yaka kurusha imyaka ingahe? Yakandusha nk'imyaka 5. Yose? Shareka nkubabarire. Ndumva ubwana bwa Yaka utabubuzi, ntago wabumenya. Keza, nta kibazo wumva wabaza muri mukazi wawe? Ikibazo cyo ntacyo, kuko icyo navuga ngiye n'ukuntu gushima. Ubu nge ndi muri gahunda yo gushima. Naje bampaye imfunguzo z'inzu, batagira ngo ni kontaki, ni imfunguzo z'inzu ziri no muri baga nazibitse. Urumva ndi muri gahunda, ndi mu mwuka wo gushima. Wenda n'ikindi navuga, namushimira ku nama yangiriye, ko inama yangiriye bwa mbere duhura narazubahirije, ariko uko biri kose ndi kubona ko hari icyo biri kungezaho, biri no kumfasha mu kubaka kwanjye, kandi nshimira n'inama yongeye kungira. Yongeye arambwira ati kubaka nyine no kwihangana. Urumva navuze utubazo wenda tugirana hagati yacu, barambwira ati hangane turamucyaha. Ndamushimira ko banyemereye ko baza kumucyaha, kuko Yaka yavuze ngo ntago ari butahe ngashaka kurara, ubwo nyine nimba ari burare wenda barara barimo kumumpanira. Yose wasabye rero ngo bagusengere, ndagira ngo upfukame bagusengere. Yesu wacu yaraturinze muri iyi covid. Hari benshi batambutse, hari abageze ahacecekerwa, ariko Yesu wacu aravuga ati ndacyafashe ubugingo bwanyu. Yesu ntabwo icyubahiro. Keza uzi kuririmba? Mu gihe cyo gusenga amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka nk'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi ushaka kureba Imana. Amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa hasendereye amahoro. Kandi nitwibagirwe yuko aho tujya hose, yuko gusenga kwacu kugera ku Mana Data. Yesu ni mwiza. Haleluya. Amina. Vuga ngo Imana ishimwe. Imana ishimwe. Vuga ngo dushime Imana. Yesu yaraturinze. Gashimira Imana ko yemeye ko uyu munsi tubonana. Yesu yabarinze mu nzira aho mwaciye. Yego. Kandi natwe musanga turi bazima. Yesu ntabwo icyubahiro. Kadusenga Imana. Mana ndagushimye, Mana ndaguhimbaje, uri Imana igira neza, Imana isobanutse. Amen. Wavuze neza ko utazakoza abana bawe isoni. Niyo mpamvu duhagaze aha ngaha, wemeye kuduterana n'ubwoko bwawe, duterana n'abana bawe, ukavuga uti Yesu we, ati reka mbarinde mbageze mu rugo amahoro, kandi nabo tugiye kureba tubasange amahoro. Turagushimye kandi tuguhaye icyubahiro. Amen. Ngaho nkweretse urugo rwa Yaka,
muramukazi wacu ngaho bana nabo icyo basabiye ni umugisha ku Uwiteka uzabahe kubyara hungu nakobwa mana nutwereka uruhinja tuzashima izina ryawe abwo icyubahiro ubwo tugiye gutandukana ujyane nabo mu nzira imodoka aba ari wowe uyitwara ntitwabwe n'umushoferi ahubwo imbaraga zawe zikomeye ari byose bajyana tukwambaje mu izina rya Yesu Kristo amen. Yesu ntabwo icyubahiro. Yes, murakoze cyane. Reka mitene nagushimira wakoze kwemera kuganira natwe sibyo si kandi urakoze no kubasabira umuryango KEZA bagusabiye umwana gira icyo uvuga. Bansabiye imigisha bansabira n'urubyaro ntago ari uko nabuze urubyaro abantu babyumve neza ariko mu buzima tuba dukwiye gusenga nimba wenda igihe kitaragira ngo tubyare hari impamvu Imana ivuga ngo ntago ndabaho umwana hari impamvu tutazi y'Imana ariko iyo uyisenga iyo ubashije kuyijya imbere ugapfukama imbere yayo nayo hari uko ibigenza urumva rero ndishimye cyane kandi amasengesho yacu nizere ko yageze ku Mana ni byinshi nashimira Imana ni byinshi nanashimira muramukazi wanjye kandi namwe mbashimira kuko byibura bibenyeretse ko aho najya hose tuba turi kumwe kandi nshimira na databukwe nshimira n'umugabo wanjye kungeza muri famille nk'iyi uko wanyakiriye nabyishimiye nabibabwiye nuko wenda umuntu uguhaye impano nakura ubwatsi databukwe yampaye inzu sinavuga ngo nakuye ubwatsi niba bakura ubwatsi nicyo kintu ntazi inzu yayihawe na se iyo databukwe wawe aba ari nka so ari nka papa wawe kubera ko ibibazo byose ugize nawe aragufasha urumva rero wenda si ngombwa kujya mu byo gukura ariko nanjye nk'umuntu mukuru namugenera impano runaka gusa nyine nishimye muri rusange. Yes rero ushimwe Imana ishimwe kandi reka mbashimire mvuge ngo mwakoze shimira abanyagicumbi bose banadukurikira umunsi ku munsi kuri yawe TV. Yo ndashaka akantu gato sorry nshaka gushimira umuntu bita Yago buriya iyo umuntu afashije famille nubwo ntari impari ariko nyine reka mushimire ndashimira Yago cyane Yago ajya atanga ubufasha kenshi njya mbibona kambibwire na muramukazi wanjye Yago ni umunyamakuru hari igikorwa yakoze cyo gufasha umugabo wanjye n'ubutumwa bamuhaye abamugezaho urumva ni ibintu byiza cyane bamuha buryo umuntu ukumenyeye icyo kurya abakoze ikintu cy'agaciro nubwo ntari impari ariko ibyo biryo nanjye ndi kubiryaho Yago turagushimiye cyane kandi uwo mutima ufite wo gufasha n'uwo kugeza abagutumye kuri ba nyirabyo Imana izaguha umugisha. Yawe TV ndabashimiye kumpuza n'umuryango wanjye so mina furahi sana naho ibya Yago byo ntabwo bibareba that is TV and also TV so Yawe TV ni Yawe TV Yago TV ni Yago TV so mwe kujya muvanga ibintu nawe se nk'umucayi amasaka n'amasakarame kuri Yago ndamushimira cyane umutima ufite wo gufasha Imana igikomeza ikongere kandi guhe n'ibyo utanga ni igikorwa cyiza cyangwa se igikorwa n'abantu bakeya kugira ngo umuntu abe yafasha umuntu amuha ibintu bingana kuriya amugezeho impano hari benshi hari uwo wabiha ntabigeze kuri nyirabyo ariko we yakoze iki yasoje ubutumwa ndamushimira cyane Yago Imana iguha umugisha kandi aho wakuye wongere sorry twagiye mu biganiro byinshi ndi kumwe na Demayi turi kuvuga ndi kumushimira ko yari yaje kunsura ariko Yago YAKA yarampamagaye ambwira ko Yago yamufashije nanjye pe yamayeho ibihumbi 10 ati nawe nywa agafanta kunywa inzoga ngewe agati nywa fanta ati umuntu bita Yago yamfashije ubwo nanjye ndamushimiye Yesu azamwongerera umugisha umuryango wa YAKA MWANA uragushimiye mushiki we ni ugushimiye na KEZA aragushimiye n'abanyarwanda muri rusange baragushimiye umutima ufite kandi ukomeze kuwuhorana. Iyi ni Yawe TV ngewe nari Eminya winyarukira kuri Instagram yacu ubundi do following ubundi gahunda zigende Demayi wa KEZA turagushimiye.
murakoze Murakoze cyane cyane. Yesu abahe umugisha Imana ibarinde mugere mu rugo amahoro natwe dusigara amahoro mu nkambi yacu ya Gihembe Yes, Imana Thank ibahe you. umugisha